roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturugiye kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 78899900576. Yes, reka twongere rero tubasuhuze cyane, tubifurize igicamunsi cyiza kuri mwe mudukurikiye mu masaha nyuma ya saa 6. Hanyuma kandi tukwifurize umugoroba mwiza kuri dukurikira mu masaha y'umugoroba, igitondo cyiza kandi kuri mwe mudukurikiye ari mu masaha mu gitondo biraza guterwa naho mutwumva muherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Twero turi mu gicamunsi cyo ku munsi wo kuwa gatandatu, birumvikana turi tariki 12 z'ukwezi kwa 4, turi mu mwaka wa 2025. Amasaha nka rero tukatuje muri studio kugira ngo n'ubundi dukomeze kugenda rwose twibanira cyangwa se tubagezaho amakuru ari update. Ariko nkuko bisanzwe amakuru yacu akaba arimo kugenda yibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma kandi tukanagaruka mu karere k'ibiyaga bigari hano muri East Africa. Nta kintu tugiye kugaruka n'ubundi ni imirwano cyangwa se ni operation ikomeje kubera hano muri Nyiragongo. Hano muri Nyiragongo rero ni operation zikomeje kugenda ziba aho ndetse n'ubu tuvugana muri aya masaha operation irakomeje cyangwa se 23 ikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane kuri izi ngabo za guverinema. Gusa ariko mu bitero byari bibaye mu majoro cyangwa se mu ijoro ryashize tukatubazana indi version nshya. Murabizi rero twewe hariya iyo twamaze kwa tuhagera cyangwa se tuhashinga amatako, hari byinshi cyane tugenda tuhakura cyangwa se tukaza tubazani uko byatangiye ndetse nuko bimeze. Nyemerera ntize umwanya w'igihe kingana n'iminota 50 cyangwa se isaha, noneho duhite tubana cyangwa se tumanuke mu makuru mu buryo burambuye. Hanyuma ariko wumve ko rwose muri amakuru turi buze kugenda tunagaruka hirya no hino mu bindi bice biri kuberamo intambara hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kandi turi buze kwakira Vincent ku murongo wa telefone, hanyuma nawe tuze kugenda rwose dufatikanya kubagezaho aya makuru. Muhawe kaze, niba rero ugeze kuri uyu muyoboro ari ubwa mbere birumvikana, urasabwa guhita ukanda subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zikihagera uzajye uba mu mbere mu kubona amakuru. Hanyuma kuri mwe mwabikoze kude chapeau, I salute you rwose. Ari nako kandi mbabwira nti like ndetse na share, ntimuze kubyibagirwa. Nta gutindereka amakuru yacu duhegaruka rero duhite tuyahera cyangwa se duhere hano muri iyi mirwano yaraye ibere hano mu mujyi wa Goma. Amwe mu makuru maze kubona nuko urugamba ubundi ngo uitwa Njike Kayiko ibintu birimo kugenda bihindura isura cyangwa se ibintu birimo kugenda biba ibitandukanye. Ngo iyi ntambara abantu benshi twumvaga ko irimo kugabwa cyangwa se ibitero biri kurwanwa na FDLR ndetse na Wazalendo bonyine, ariko ntabwo ariko bimeze. Uru rugamba rurimo uitwa Njike Kayiko, ngira ngo abantu benshi mwagiye mwumva bavuga ko yaheze hano muri Monisco, ngo niho yaheze, ntabwo yigeze ava muri umujyi wa Goma igihe M23 yafataguye umujyi wa Goma. Ariko indi version nshangezeho Njike Kayiko rwose aragaragaza ko ari hano muri iki kirunga cyangwa se hano muri pariki ya Nyiragongo ni yarari, ndetse na forces z'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. Hanyuma kandi hakaba harimo FDLR ndetse n'abazarendo biberaga hano mu giturage, bo ntago bigeze bahunga ngo bagiriya bagiye bigumira hano mu giturage. Hanyuma no amakuru maze gucakira, amakuru rwose aba yamfashe umwanya uhagije kugira ngo nyatohoze, akamfata amasaha n'amasaha nkemera rwose nka kubitiyo bwabaga kugira ngo nyakurure.
nuko ngo hari inama iherutse kubera ahantu bita Ibeni ngira ngo murabizi ni hano hafi na za Rubero, urazamuka ni muri Kivu Amajyaruguru, ugera hano muri Rubero, ukava Rubero ugera za Butembo, ugafata uwo muhanda ugakomeza ni route principale ukagera mpaka za Beni. Murabyibuka ko na guverineri wa Kivu Amajyaruguru niyo yamaze gushinga ibirindiro cyangwa se niyo yamaze kubaka rwose ibiro bye. Aha rero ngo niho baherutse gukorera inama, FARDC niho baherutse gukorera inama ndetse na FDL n'izi ngabo n'ubundi basanzwe bafatikanya mu kugaba ibitero hano kuri uyu mutwe wa M23. Hari ibyo twigeze mu kiganiro cya mu gitondo, hari uburyo ki twagibaye nk'abajyaho impaka nge na Vincent avuga ku buryo ki ngo connection hano ngo ntazihaba ngo kugira ngo umuntu uri muri Nyiragongo ngabe yabona connection ngo abone amakuru mu mujyi wa Goma biragoye. Ntabwo ariko bimeze my friend, kuko ibyo ngibyo rwose nkurikije amakuru mfite ni ibintu bidashoboka, ni ibintu rwose bidafite ishingiro. Connection barazifite kandi z'amatelefone ndetse n'ibyo hari barazifite gatanu kuri kagenzi kako. Ibaze nawe igihe M23 maze ibakuye hano mu mujyi wa Goma bagahita bajya muri iki kirunga cya Nyiragongo, amezi agiye kuba 3 ariko baracyarimo hariya. Nanjye nga 3 ubwo ashobora kuba ari no kugera muri 4 mu kwa mbere, ashobora kuba agiye kuba 4. Hanyuma rero ngo iyi nama yabereye hano za Beni ngo yasize yemeje ko bagomba kugira uti bagomba gufata kubohoza gukuramo uyu mujyi wa Goma, ariko uyu mujyi wa Goma bakawufata babanje kwifashisha Wazalendo kugira ngo zibanze zize gutesha umutwe izi ngabo za M23 ziri muri uyu mujyi wa Goma. Hanyuma none n'abandi bahereho badivansinga baza nyine gufata kwenterevona cyangwa se gutungura M23 bayiturutse inyuma, hanyuma none biyorohere kuko izaba imeze nkaho itunguwe. Mu kiganiro cya kanabane nyaboneka ikibuga cy'indege uramukitse bakigezeho byaba ari ikibazo. Nubundi objective kwa kugera hano ku kibuga cy'indege, bamara kugera kuri iki kibuga cy'indege bakagira bate bagahita batangira guhita nyine ubwo biyorganiza, bagatangira kureba n'uburyo kinono kuko hano ku kibuga cy'indege bazi ko harimo imbunda, bagatangira kurasa za Mogoma n'ahandi no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu ibyo byose babikoraga, ariko bakabikora bari kuvuga bati ko bigomba kugenda kose tugomba kugira gute, tugomba kwifashisha Wazalendo. Namenya makuru rero ko Wazalendo ngo nizo zari zahawe mission cyangwa se mu byo bemeje Wazalendo hano mu mujyi wa Goma, nizo zamaze kubanza kubwirwa ko zigomba kuzataka mbere yuko FDL na FARDC bamanuka hano muri iki kirunga cya Nyiragongo. Bagombaga kubanza bakarasa ahantu hose babona patrouille M23, hanyuma kandi mu kurasa ko bakazajya banibanda ku mastation nyine ya essence. Donc ahantu hose hari ibikorwa remezo, yaba ahantu hari umunara n'iki byose baravuga bati aho ngaho niho mugomba kuzajya muhera murasa mu rwego rwo kugira ngo M23 bayiteshe umutwe. So rero nibyo bari bakoze kuko barakubwira ko hari amastation basenye barasha Wazalendo. Noneho mu gihe ngo bagombaga kwizi Wazalendo zirimo kurasa, izi force zo muri Kirunga hano haruguru nazo zagombaga guhita zitangira kubona uburyo kizimanuka. Ubwo nibwo buryo Njike Kayiko ndetse n'inama yabereye Ibeni nibyo yasize, niwo mwanzuro basize bize. Muri iryo njoro ngira ngo nena namaze kubigaruka nababwiye nti babanje kurasa kuva ku isaha saa moya barasaga hano muri umujyi wa Goma, imvura yagwaga ariko ibice byose barasaga hitwa za Ndosho, Sesereka, ukamanuka yo za donc Mugungu hose barasaga amasasu menshi ndetse kandi bakarasa mu bice bitandukanye mu byerekezo bigiye bitandukanye. Mu gihe M23 nkuko nabivuze babonye aho ngaho bisa nibikomeye, bahise batangira kuva mu bice, baravuga bati none reka tugire gutereka twatake, reka tujye gutabara mu mujyi. Mu kujya gutabara mu mujyi rero niho baje guhura n'isangane cyangwa se n'akazi gakomeye cyane. Biza kurangira rwose bigenze uko nguko. Ndabona amakuru akomeje kuza. Turebe biza kurangira nyine ubwo ngubwo nyine filime yizinze, M23 iragenda irabahoshora, ariko ngo barwanye my friend ku buryo amakuru amaze kongera nuko Wazalendo ngo bapfuye, ngo ni benshi cyane Wazalendo bapfuye hano muri urugamba rwa hano mu mujyi mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ntabwo ari mu mujyi wa Goma ndani, nuko ndi kubona hari ibinyamakuru ngo biri kuvuga ngo no kuri Grande Barriere bagezeyo ngo nahe hose ngo za Mogoma nahe reka nta bigeze bagera kuri Grande Barriere.
yewe ahantu donc ahantu habereye imirwano naho ngo muri za Mugunga iyo ngiyo nyine za Sesereka za Ndosho ibyo bice nibyo byabereyemo imirwano naho ahandi rwose nabankubeshye gusa ariko n'urugamba rwamaze igihe kitari gito ku buryo M23 byabasabye ko bifashisha drone zabo nizo zabafashije kubera iki kubera ko ubundi bari basanzwe bavuga ngo baratatse cyangwa se izi wazarendo zarasaga zamara kurasa zigahita zihenengerera mu mazu cyangwa se zigahita zihisha mu mazu igihe M23 batangiye kubakoraho umukwabo. M23 ifata icyemezo ifata drone zabo z'ijoro rwose nazo niba banazambitse amarinete y'ijoro ntimuze kubimbaza izazine za night vision kuko ngo zarebaga buri muzarenda ahantu hose bamaze kurasa binjiye mu mazu M23 bagata babageraho urumva ari nabamanutse baje mu mukwabo niyo mpamvu ahanini urugamba rwanamaze igihe kinini kuko barasaguye ubwabo barebirukira mu nzu muri amasa M23 kuko drone zazengurukaga zirimo kubakontorora ihita ifata gahunda yo guhitigirite itangira kubakontorora ndetse ikanabasanga umwe bari kuko nyine urumva ko yari yamaze kuba ibona amashusho yaho bari kwirukankira niyo mpamvu habaye kurasagura cyane noneho rero reka bagire gutya za FDLR ndetse na FARDC banjike Kayiko nabo baba baramanutse bataramubona hozemo navuga ati ninzara iri kubarya ati ntabwo aba muri kira kirunga nta biryo yego nibyo birashoboka ko bari banaje kwishakira n'ibiryo ariko papa si yawo kwa rugukuramo iki nugukuramo uyu mujyi wa Goma by'umwihariko hano ku kibuga cy'indege ntabwo byaje kubagendekera rero abasirikare banjike Kayiko nabo baje kwasiga ubuzima uwo makuru arimo arangiraho arimo aravuga ko imirambo myinshi cyane irimo kugenda iboneka hano muri uyu mujyi wa Goma bari gusanga ari ya FARDC ndetse na wazarendo FDLR bo rwose ni pe ubanza ari bibere mu mirongo y'inyuma ku rugamba rwose ntabwo bafashwe cyangwa se ntabwo bapfa ari benshi ariko nabo ntabwo bikwiye ko harabagiye banacakirwa amatekwa nkuko amakuru arimo kugenda rwose atugeraho ngibyo rero ibya uko urugamba hano muri iki kirunga cyangwa se hano mu mujyi wa Goma byari byifashe ariko byose bikaba bikomeje kugenda donc uruhare runini ukaba rukomeje kugenda rugaragara ko iyitwa MONUSCO ifitemo akaboko rwose ubwo urumva niba hari n'abari kugenda bacakirwa amateko bari kugenda bavuga ikuranire yabo na MONUSCO niyo mpamvu burya ntanduru ivugira ubusa niyo mpamvu uri kumva bavuga bati MONUSCO akaba ariyo itungwa gatoki bitewe nuko ubwo nyine hari ibyo bari kugenda bayibonaho bidasanzwe ingamba rero M23 yafashe kugira ngo uyu mutekano ukomeze ube mwiza uyu munsi operation zakomeje ariko none wumvishaho operation cyangwa se amasasu ari kuvugira ntabwo akiri hano muri Nyiragongo ahubwo amasasu yendereye ubu tuvugana arimo aravugira he ahantu bita muri za Nyamuragira mbibutse ko iyi Nyamuragira ni kirunga mu minsi ishize gerutse kuruka ariko kugira ngo umenye ko nta mikino muri Nyamuragira niyo izi forces zigeze niyo bageze bari kubirukankaho babasirikare ba M23 barimo kubakora operation hariya ku buryo ubu abantu barimo kumva noneho amasasu abantu bari kumva amasasu n'abantu hari iyo zagicwa ngo abari muri zagicwa kandi murabizi gicwa ari muri za Masisi nibo bari kumva amasasu aya masasu rero ari kuvuga akaba ari amasasu n'undi yizi operation ziri gukorwa kuri kote ya M23 aho ibintu byamaze gufata isura biri kugenda rwose biba ibindi hanyuma rero uwitwa Njike Kayiko abantu bari bazi ko rwose Njike Kayiko rwose yahunze abandi baravuga bati yihishe muri MONUSCO ariko nanone ntagaruka no kuri abavuze ngo yihishe muri MONUSCO kuko birashoka ko ari yihishe muri MONUSCO ariko nyine ibintu byaba ukunguku Njike Kayiko agakuramo ake kaguru nyine bakamucikisha kajya hano mu birunga kuko yabonaga kwenda muri MONUSCO bishobora kuzanga kayibavuye muri MONUSCO ariko uko byaba kose niba koko amakuru arimo kugenda avuga ko Njike Kayiko ari we urimo uragaba ibi bitero n'ukuntu tuzi n'imyaka yafite uyu nguyu ntabwo ashobora kurenga hano muri iyi pariki ya Virunga ntabwo ashobora kurenga hara muri Nyiragongo muri iki kirunga cya Nyiragongo kuko abantu muzi neza Njike Kayiko kuko n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo hano muri Kivu y'Amajyaruguru muramuzi n'umwe abasirikare wabonaga bakuze n'uwitwa Sylvain Kenge
General Sylvain Kenge rwose uvugira FARDC igisirikare cyose muri rusange, ubona ko ari abasirikare bashaje, ubona ko bamaze igihe mu kazi kabo, n'ubundi rwose bari kugira bate, bari kuvugira cyangwa se bari gufatakanya kurwana hano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero reka tuze kurebera kurikiraho, ese aya makuru niyo Njike Kayiko nawe yarari muri urugamba. Gusa ariko ikintu kiri kugenda kibinyemeza nukuntu bavuga ko izi FDLR cyangwa se ngo uru rugamba ngo bagiye bagwamo benshi ngo n'abasirikare ba FARDC byatangiye kugenda bigaragara, hanyuma ariko ku rundi ruhande na Wazalendo muri ibo bapfuye rero akantu kagashya gataje cyangwa se mu bantu abaturage abantu benshi bavuga ati abaturage ntibari inyuma cyane ya FDLR, ariko abaturage bari hariya urabona nabo ntago banejejwe n'izi FDLR, kuko uragira gutyo ukabona nyine bacakiye nk'umuzarendo bamufashe ari muzima, ukabona banashaka gukora bya bikorwa bakoraga ku bwa guverinema, ukabona hari ushaka kuza nibuye n'intosho yibuye rwose ryarindi ushobora no kubakisha ry'ibiro nka 15 akaza ryikora, ukabona ashaka kuri mubadika mu mutwe. Donc ukabona M23 itahageze yanasanga banamushyize mu gipine bamutwitse, ariko nyine M23 yahagera ubwo bakabona nyine koroshya ibintu. Abaturage ukabona nyine nabo mbese umuco kwihanira basa nabo bari kugenda bawucikaho. Nicyo kintu muri make, nicyo kintu mbona nkurikije amavideo ndetse n'amashusho n'amakuru ndi kubona bitangiye kugenda bigaragara no muri umujyi wa Goma. Biragara ko wa muco kudahana ndetse no kwihanira nawo utangiye gucika. Urumva nyine icyo ni ikintu kiba kigenda kiranga ubuyobozi buba bubereye abaturage, aho umuturage adashobora gufata undi ngo ayihanire, kuko habayeho kwihanira. Aka kanya ushobora kwihanira n'uwo wihaniyeho nawe akaza kihanira, ugasanga nyine bibaye ibintu sequence, bibaye nka sequence cyangwa se icyo bita ngo ni uruhererekane, ku buryo rwose ushobora gusanga n'igihugu gishize muri ubwo buryo harimo ibintu by'amakimbirane bikagera no mu miryango n'iki hose. So arafatwa rero, urumva wafashwe, uwo bafashe bagomba kumva ko agomba kuruhukira mu nzego z'ubutegetsi bw'igihugu, nkuko naho utangiye kugira avuga ngo ni igihugu rwose. Nabonye mu matangazo ajya atangazwa ku bigendanye n'uru rugamba rwawe nijoro, nagiye mbona Wiringoma avuga ati ariko ingabo z'igihugu ziteguye kongera kugarura umutekano. Ikintu nabonye kindi kidasanzwe muri uru rugamba, ikintu nabonye kidasanzwe muri uru rugamba kindi nuko mbona aba bagabo noneho nabo wagira ngo bari babatumye no kurasa imodoka zose za M23 zari ziri, nabonye bagiye barazibashagura bazirasa, wagira ngo bari babitumwe pe. Hanze mbinyuzemo amaso. Aha n'umuturage n'abaturage bamaze gucakira. Aha n'abaturage bamaze gucakira umuzarendo mu FDLR bamufite rwa mukono rwose n'amabuye menshi cyane, ubona bashaka kumurundaho igishinga cy'amabuye, ariko nyine bakomeje kugenda barwana n'umutima kugeza M23 ihageze. Ibyo rero bituma rwose acika cyangwa se arokoka, kuko ntabwo yigeze yicwa. Hanyuma rero narababwiye kugira ngo ukore ikintu kibe success cyangwa se gihore kiri hit, uhore rwose uri mwiza, best in the best, bisaba gutegura. Nuba ngo ibi bitero M23 nyuma yuko imenye ko abazarendo ari benshi hano mu mujyi wa Goma, kandi ikaba ibarasa amara kubarasa bagahita birukankira mu mazu, ibaze ko yahise itekereza kuvuga iti noneho reka dukoreshe drone inzu aho bari bwinjire tubari hejuru. Icyo kintu ugira ngo cyatekerezwa nabangahe? Donc ngo ibyo bazakora byose drone ziba zibari hejuru.
hari umutaramo ari USA yahoze ampa igitekerezo aravuga ati kugira ngo ibintu bigende neza nuko hagomba kubaho icyitwa couvre-feu bagasaka inzu ku yindi ngo nicyo kintu gishobora kuzafasha mu by'ukuri umutekano hano. Ariko ushobora no gukora couvre-feu ukababura pe, ahubwo ikizima ku gatekerezo ka drone nikagumeho. Katurebe uyu muntu arambwira ati amakuru make mbonye nuko abasirikare benshi bagabye igitero ruri Nyiragongo. Yanditse ikinyarwanda ubwo ni baturutse Nyiragongo, ngo baturutse za Nyiragongo ndetse no mu makaritsiye menshi ya Goma yegereye Nyiragongo. Urumva urwo rugamba rwabaye ni urugamba ngo rwabaye mu makaritsiye menshi ya hano Igoma, ariko aya makaritsiye akaba yegereye hehe? Yegereye Nyiragongo. Muri ayo makaritsiye rero yegereye Nyiragongo harimo aho bita Rusayo, Kanzana, Rushagara, Mugunga, Sesereka ndetse na Kiziba ya kabiri na Nyabushingo. Utwo duce twese tugabamo igitero ahubwo ngo bageze aho bitaga Kiziba ya kabiri, binjira no mu nzu no mu mazu y'umuturage barasa nyirinzu. Bageze mu mazu aho muri za Kiziba ya kabiri ngo barasa n'umuturage. Urumva? Barasa umuturage, barasa nyirinzu n'umwana we. Ngo bamwe bari kuvuga ikinyarwanda, ubwo na FDL bavugaga ikinyarwanda n'Ikiswahili n'Iringara. Ukimara kumva Miringara rwose uhita wumva uburyo kibaye gucanga. Utwo duce twose turi muri teritwari ya Nyiragongo nitwo bagabagaho ibitero. Urumva ko rwose ibintu ntago byari byoroshye, ibintu byari bindi donc ibice byose byegereye Nyiragongo nibyo byari byagabwemo ibitero, nkuko aya makuru akomeje kugenda abigaragaza cyangwa se abivuga. Navuga iki rero sasa niki turi buze kureba? Iyi ni inkuru cyangwa se aya makuru na makuru mpawe n'umuntu wanje uri hariya neza. None abantu bavuga ngo ibitero ngo FDL ngo zageze ku mupaka ngo wa Grande Barriere. Izo FDL zagezeho hehe? Izo FDL bavuga ngo zageze kuri ngo kuri Mogoma, zahageze zivuye he? Iyi mbunda ya Mogoma ko nayibabwiye mu gitondo kwenda harikiretse kuko amajwi kare ntabwo arameze neza, haraho yagiraga gacikagurika. Hano habereye urugamba ndetse rukomeye cyane. Icyaje kubaho niki nuko bite nuko hari abasirikare ba M23 baje gutanga musada hano mu mujyi wa Goma nyine muri zinkengero kugira ngo bafatikanye guhumba bazarendo. Hari FDL zese zisosoka muri Nyiragongo ndetse na FARDC nkuko bari bamaze gutegura urugamba nyine bashaka kugira be success, ariko noneho baza kugorwa. Donc baje barasa banakoresheje imbunda nini cyane na za n'amakompora, biza gutuma nyine iyi ya 23 imbunda yabo iri hano muri Mogoma nayo yenterivona itanga umusada. Rero niyo masasu ubwo bumvisha ava muri Mogoma cyangwa se ari byo bikompora cyangwa se izo mbunda z'imisada zo zikora, abenshi baravuga bati reka bati no muri Mogoma urugamba rwagezemo. Ariko Mogoma nta rugamba rwagezemo, nta n'ubushobozi FARDC cyangwa se izingabo zari zigabye igitero zigeze zigira bwo kuba bwagira bute bagagera aha hantu. Ngibyo rero uko bimeze. Twihute cyane no kugira ngo dukomeze tugende, iminota yo irimo iragenda twadushaka kugira ngo tugenda turacunguza uburyo umwete. Reka duhite tuzamuka twerekere na hano n'ubundi muri Side Kivu naho habaye imirwano cyangwa se haramuke urugamba. Amakuru mfite atariho ivumbi aremeza uburyo ki hano muri Nyiragongo n'ubundi habaye nanjye ngo Nyiragongo hano muri Side Kivu muri za Minembwe habaye imirwano. Uru rugamba ro cyangwa se iyi mirwano abaye muri Minembwe ikaba yabera hari bitango ni Nyamurombwe rero ngo niho habereye urugamba. Aha hakaba hari ingabo za M23 ndetse na Twirwaneho, aho rero ngo coalition igizwe na FDLR, FDNB, FARDC
ndetse na wazarendo ngo babyutse bagaba ibitero bashaka kugira ngo bakure M20 muri aka gace ndetse na twirwaneho. Gusa ntabwo byaje kuborohera kuko ngo twirwaneho aya madubu ndetse na n'izi ntare za Sarambwe ngo bakaba bafatikanyije bivuna umwanzi babiruka nko barashwiragira bakizwa n'amaguru. Ubu bageze nk'ahantu bita ngo ni Banju. Banju ngo niyo babirukankanye bahageze ubwo abantu muvuka muri ibi bice by'umurenge ubwo ako gace mwamaze kukumva niyo ibi bitero byari byagabwe ku banyamurenge cyangwa se kuri izi ngabo ziri Yes, ku murongo wa telefone rero twamaze kuba twakira Vincent kugira ngo n'ubundi dukomezanye muri zi update zo muri iki gicamunsi rwose cyo ku munsi wo kuwa gatandatu. Ubwo niko dukomeza kugenda twinjira rwose mu yandi matariki cyangwa se mu wundi munsi. Ubwo uyu turimo turagenda tuwusiga ariko tugomba kugenda tubagejeho byinshi bigiye bitagiye. Wiriwe neza Vincent? Wiriwe fighter. Komera cyane. Komera kandi dukomerane. Aha. Dukomerane rwose. Hanyuma Vincent usanze no nkigaruka kuri urwo rugamba rwabereye aho ngaho mu mujyi wa Goma. Namaze kumenya makuru rwose ko nawe wazindukiye mu bice byinshi urimo uragenda ubitambagira cyangwa se ubisirikiramo ureba uko ibintu byari byifashe. Niki wabwira abadukurikiye none muri iki kiganiro mbere y'ukwenda tujya no mu zindi nkuru? Ndagira ngo niba hari igishoboka twabanza kubwira abadukurikiye cyangwa se uzane abadukurikiye kuri ibi bya hano muri uyu mujyi cyangwa se hano muri Goma, twabihera ubundi no tugakomeza n'andi makuru hirya no hino. Nibyo nk'uko bivuga nyuma y'uko hari ibitero bitandukanye byagabwe mu nkengero z'umujyi wa Goma. Aha. Muri Mugunga, muri Kiyeshero na Rakeveri. Yego. Ndetse no mu bice bya Ndosho urumva ko mwirijoro hagabwe ibitero byinshi bigabwa Fari ndetse na Wazarendo ndetse n'abandi barwanya muri FDLR. Yego. Byatumye rero mu gitondo tuhazindukira kugira turebe se abaturage bari gukora imirimo bate, bamerewe bate. Nera kuri Grande Barriere ngenda ndeba mbona abaturage bari komoka bava mu Rwanda bajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Bava muri Kongo bo bataratangira kuza kubera ko hari icyo bita Sarongo. Yego. Sarongo ni umuganda, bakoraga umuganda ubona bagenda bakora amasuku. Yego. Abaturage batandukanye bifatanyije ndetse n'abayobozi b'umujyi wa Goma, harimo n'abavuye muri diaspora. Bizi yuko hari hamaze iminsi hari abaturage bavuye muri diaspora baje mu nama na ASM 23. Yego. Bifatanyije n'abayobozi bw'Igoma ndetse bifatanya n'abaturage mu gukora umuganda, gukora isuku mu umujyi wose. N'amasuku muri make babyukiye muri Sarongo. Aho bari bafite imodoka z'amakamyo bo bafite ibitiyo bagenda bayora imyanda itandukanye, amacupa n'ibindi by'ibyanda nyine biba biri mu mujyi. Yego. Babipakira mu modoka bakagenda bakabimena mu kimoteri. Twazengurutse tukabona abaturage baganira ariko wajya ku ruhande bavugana n'umuturage ko urashima AFM 23 buryo yaturwanye mwirizo ati ntago byari byoroshye. Wabonaga se abaturage bitabira umuganda ari benshi cyane? Se niba bari bitabira umuganda wabonaga mu maso yabo basabate nk'umuntu wari uhari wabonaga bishimiye M23 nyuma ya insécurité cyangwa se umutekano muke utangiye kugenda ugaragara muri ibyo bice? Wabonaga ubundi isura yabo cyangwa se imyumvire yabo iteye ite? Ubusanzwe ntabwo bakongomani ibikorwa by'umuganda birabajyamo cyane, ntabwo baba ari benshi. Yego. Ugereranyije nuko ubabona mu bare misoko wareba ari ku muganda ubona ari bakeya kuko ubusanga ngahandi kamwe karimo abantu 50 akandi karimo 70. Ntabwo umuco wo gukora umuganda bari bawumva nkuko ahandi hano mu Rwanda ubona bawumva. Yego. Ariko wabonaga nyine bafite akanyamuneza, wagira uganira nawe ku ruhande ukamubaza tumeze ute, akubwira ati twari twagize ubwoba bukabije cyane kubera ibyo twari twumvishe nijoro. Bamubaza uko byari bimeze akubwira ati hari imbunda ziremereye twumvishe ku mpande zombi, imbunda zimeze nabi. Ati ibyo twumvaga yuko uyu mujyi tushobora kongera kuwutakaza kubera uko urumva bose babaye AFC. Tukaba dufite ubwoba ko dushobora kongera kuwutakaza, ariko
twagize amahirwe kuko abarwanyi ba M23 bari biteguye babashije guhangana n'abo barwanyi bo muri FDLR bo muri FARDC na Wazalendo. uvuze ku bijyanye n'imihanganire uhita donc ukoze hasi unyibutse ibuye. Biravugwa ko ngo witwa Njike Kayiko ngo niwe uwarukomandinze uru rugamba yibere hano muri iki kirunga cyangwa se hano muri za Nyiragongo. Nyamara mu minsi yashize twumvishe bivugwa ko ngo yaba yarasigaye n'ubundi ngo hano muri Monisco, ariko nono inkuru ndimo kugenda ntoragura aho ngaho ku mihanda mu mujyi wa Goma iravuga ko ngo Njike Kayiko ngo naba yaba yaragiye muri Nyiragongo ndetse ngo na forces zimwe za FARDC ngo bakaba aribo donc ngo banagaragaye mu bagiye bagwa aho ngaho rwose muri urwo rugamba cyangwa se muri iyo mirwano yabereye aho ngaho mu bice bya mu nkengero za Goma. Ngo FARDC ndetse na Wazalendo ngo nibo bagaragaye hariya, ariko kwitwa Njike Kayiko ngo niwe yaruyoboye urugamba. Vincent, icyo kintu ayo makuru weho ntabwo wahuye nayo ku mihanda, nibura wenda ukaba wahuye n'abatatuzi cyangwa se n'abafite idonido ku bijyananye n'iyo nkuru? Ntabwo ari byo kuko Njike Kayiko ni umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru. Ntabwo rero yaza muri Nyiragongo kubera yuko ntiyabona aho anyura. Duherutse kumubona atanga interview ari Beni aho yavugaga ibyerekeranye n'urugamba, ariko we ntabwo ari mu bari mu rugamba kuko n'ababivuga ntibigeze bamubona. Atanga ari umuvugizi. Byaravuzwe yuko yari yahungiye muri Monisco, ariko nyuma biza kugaragara yuko yahavuye, ariko abantu bibaza uko yahavuye birabayobora. Ariko batekereza ko byaba ari muri bwa bugambanyi bwa Monisco buryo igambanira FM23 ko yaba yarahavuye. Ubu rero ibyagaragaye n'ibyo abaturage bambwiraga yuko bo babonye abarwanyi ba M23 nyine bahanganye na FARDC, bahanganye na Wazalendo na muri FDLR, bashingiye ku makuru bagiye babona y'abafashwe. Ntabwo abafashwe twemerewe kugira ngo tube twabareba cyangwa tube twagira icyo tubabaza. Yego. Ariko arabatangiye gufatwa, arabatangiye gukekwa nabo. Inzego za M23 zishinzwe ubutasi zitangiye kubegeranya. Yego. Ikiriho nuko abaturage nyine y'umuganirije wumva afite akoba muri we. Yego. Baravuga ati hano za Keshero za Ndosho ibigo by'amashuri byarafunze byari bihari, ati ubu ngubu ntabwo biri gukora kubera bano barwanyi. Ariko icyo dushimira Imana nuko tubona FC ikangutse kandi basha kurwanya aba barwanyi. Ati tubona ko iyo iri joro batahaba mu bice bitandukanye baba bifashe kandi kubakuramo bikaba byari kugorana. Ariko wazenguruka za Mugunga, za Masisi ndetse n'utundi duce dutandukanye ukabona ibisigazwa by'amasasu, ibisigazwa by'amabombe, amazu yangirika, ukabona yuko igitero cyari gikomeje. Yego. Ariko abaturage bakoze umuganda nubwo atari benshi nyine nk'uko ubabona mu masoko igihe isoko ryabaye. Ariko Wiringoma binyujije ku rukuta rwa X yavuze yuko ibitero babashije kubisubizayo, avuga ko ababateye kandi ari abo bahanganye. Yuko bari FARDC n'abambari bayo barimo FDLR na Wazalendo. Ariko ntabwo twigeze tumubona igihe twagerageza kumushaka kuri telefone ngo tugire icyo tumwibariza icyo bagiye gukora, cyangwa ku muganda aho twazengurukaga ntabwo twamubonye, cyangwa tube twabona Lawrence Kanyuka. No ku murongo wa telefone nagerageje kubashaka ariko sinababona. Ndacyashakisha kugira numve mu buryo burambuye icyo bagiye gukora. Nubwo nabonye muri Mugunga bahashyize abasirikare benshi. Yego. M23 ya reinforcement ku buryo butigeze bamwe kano gace ka Mugunga, kuko niho habaye ibitero cyane cyane biturutse mu bice bitandukanye by'ikirunga. Abaturage rero urumva ko bagifite impungenge zo kuvuga uburyo bacungiye umutekano, nubwo uruhande rumwe bashima bavuga ko babonye M23 ibasha guhangana nabo, ariko akubaka aracyabarimo. Aha, ndumva bitoroshye. Hanyuma se andi makuru nayahe wategura abadukurikiye? Nari mubwiye yuko hari abatangiye gufatwa nyine baketswe bagabye ibitero. Yego. Ariko hari n'abatangiye gushyingurwa, aho nabonye hari abagera muri 61 bamaze icyumweru nyine bakusanwa bagiye baraswa.
aba muri FARDC Wazalendo ndetse na FDL kuko ibitero byatangiye ubundi ku cyumweru cyashize byari hashize nk'iminsi igera muri 8 ibi bitero biba kuri Rakiveri nk'ibice byose bikikije umujyi wa Goma. Yego Baruje rero atangiye kubashyingura kugira ngo badakomeza guteza umunuko mu bice bitandukanye. Andi makuru ni menshi yerekeranye n'uburyo M23 igenda igenzura uduce dutandukanye. Yego Yuko muri Rubero UPDF yari yatangaje yuko igiye kuhava kandi itaza kuhaguma. Oya rwose igomba kuhava n'ubundi nta operation Shuja byaranze. Ariko uyu munsi yatangaje akoresheje X we ko urukuta rwa X ko bagiye kuhaguma ko batazaba bakihavuye. Nangwa agiye gukomeza ya gahunda yo gukomereza za Gisangane. Yavuze yuko atazaba kivuye muri Rubero kuko mbere yari yavuze ko UPDF zizahava. Ariko ubu ngubu yatangaje yuko batakihavuye kandi bazahaguma. Yari yatangaje ko batagiye Kisangani. Ubona ko batangaje ibintu bitandukanye rero. Akaba kugira ngo asubize ibyifuzo by'abaturage bakoze imyigaragambyo bavuga yuko rero na Butembo. Yego tukaba rero dutegereje kureba uko biri buze kugenda niba uko yavuze ko batazava muri Rubero ariko bahagaruka uko nta ngabo za UPDF zari abantu rero bakaba bakitegereza niba koko ibyo avuze araza kubishyira mu bikorwa. Ikindi nuko Minisitiri w'Ubutabera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba abinyujije mu itangazo yageneye rubanda yavuze yuko bagiye gushyikiriza FARDC ndetse na Wazalendo ibyo twakita amaturo abantu batandukanye batanze. FARDC se basigaye banayikusanyiriza amaturo, Wazalendo bakusanyiriza amaturo. Kingana n'amezi 2 amaturo nge ubundi numvaga karayimana. Ntabwo ariko bikimeze rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amaturo bagennye ituro rusiringo ryihariye mu nsengero mu misigiti no muri kiliziya. Bimaze mu gihe kingana n'amezi 2 batura amafaranga batukoresho batura ibyo kurya batura imyambaro. Uvuga yuko bigenewe abasirikare ba FARDC ndetse n'aba muri Wazalendo kugira ngo babashe guhangana na FARDC na FDLR ndetse babashe guhangana na M23. Ahangaha rero FARDC na Wazalendo bavuze ko ngo baraza kubyakira mu masaha 6. Biranyura hehe birava hehe nihe byakusanyirijwe? Bishata bari mu bitangire uko byakusanyirijwe mu bice byose FARDC igenzura. Ariko byose bihurizwa Ikishata. Uyu munsi rero Minisitiri w'Ubutabera afatanyije n'abihaye Imana bo mu madini atandukanye baraza gufatanya rero kugira ngo babikirize abahagarariye ingabo n'abahagarariye Wazalendo kugira ngo bakirizwe maze bazabashe kubishyikiriza Wazalendo ndetse n'abandi batandukanye bari mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ngo babikoreshe mu guhangana na AFCM 23 nk'uko iri turo baryatse bavuga ko ari cyo rigenewe. Ariko se ubundi ikibazo ni amafaranga abagabo bageze kugira ngo ibakubiti bavane mu bice bitandukanye za Gome bavane za Bukavu bavane Masisi Cyucanga n'ibindi bice ntagiye kurondogora. Mu gihe kimwe iyo uganiriye n'abasirikare bo muri FARDC bavuga yuko bari babayeho nabi kandi na Minisitiri w'Ingabo yarabisobanuye igihe yari ari muri Uvira. Avuga yuko abanyepolitike bakuru bagize urare mu gutuma FARDC ndetse na Wazalendo batsindwa. Kuko ngo batabonaga ibyo kurya batabonaga amafaranga bari bagenewe. Waranabibonye nawe byo mu itangazo twasomye ryanditswe n'uyoboye zone ya 3 y'ingabo akaba ayoboye reja 34 y'ingabo muri Sokora ya mbere. Yego bishyuzaga imishahara y'amezi 2 ndetse na prime y'abasirikare bagera mu 100. Bigaragara yuko rero kuba batarahembwaga kuba batarabonaga ibyo kurya nabyo yari impamvu yatuma batsindwa kuko babonaga ntacyo barwanira bakasubira inyuma kuko bagatiza ubundi turarwana dute iduhembwa nitugira ibyo kurya nabonetseho kuduhemba abayobozi bakuru bacu barayitwarira. Iki ni ikibazo rero kigaragara ko nayo yaba imwe mu mpamvu yatumaga batsindwa kubera ko waho umuntu ibikoresho ariko adahembwa atabona icyo kurya atabona n'ibyo kwambara cyaba ikibazo. Ariko simbona n'ubundi ko ibi byatuwe biraza kugira icyo bibamarira kuko niba baratangaje ko bagiye kongera umushahara bakakuba 2
ariko abasirikare bakaba batangiye kurira bavuga ariko batahembwe, hakaba hatangiye kugaragara impamvu nyinshi zitandukanye. Ntabwo aya matora ariyo yaza gukemura ibyo bibazo kuko nayo ni make ntabwo ahagije, ahubwo ikigaragara ni ukubyitirira yuko byabafata ariko ntacyo byaza kumara. Aha, yes Vincent, rero ubwo twakomeza no ku yindi nkuru tukareba hari inkuru irimo kuvugwa hano muri Sud Kivu ngo uburyo ki abanyamurenge rwose ngo batangiye kugenda bacikamo ibice, bamwe bakaba bari kujya kuri kote ya guverinoma, abandi bakajya kuri kote ya AFC M23. Iyo nkuru ndagira ngo ariyo tugaruko ndetse tunayitindaho Vincent. Ntabwo ari abo muri Sud Kivu uko n'abanyamurenge baba mu bihugu by'Iburayi, ubwo muri make ni diaspora. Nabo muri diaspora, ariko iyi propaganda y'abo banayibiba no mu bari hano muri Sud Kivu mu mujyi hano muri Kongo. Sibye no muri Kongo no mu bihugu bitandukanye bayibabiramo kuko byavuga cyane cyane nabi Burayi kuko ari wagira uruhare mu gutera inkunga MRDP twirwanaho na AFC M23. Yego. Hatangireho kuboneka bombori nyine mw'iyi community y'abanyamurenge. Kubera yuko Kisekedi akimara kubona yuko AFC M23 ifashe ibice byinshi, kandi agakurikirana amakuru akamenya yuko harimo abaturage b'abanyamurenge bahungiye mu bihugu by'Uburayi ndetse n'ibindi bitandukanye byo muri Afurika, boherereza amafaranga umutwe wa twirwaneho n'ishyaka rya MRDP ndetse na AFC M23. Yatangiye gukora ibishoboka byose kugira ngo atangire kubigarurira, bacemo ibice noneho basubiranemo abone ubwo buryo abayobora. Kuko biravuga yuko nk'abari mu Bwongereza harimo uwatangiye kubacamo ibice ababwira yuko ibyo barimo atari byo, abereka ko bakwiye gushyigikira Kisekedi. Noneho ibyo bice nyine bitangira kuvuka, aho bamwe bajya ku ruhande rwa leta, abandi bakajya ku ruhande rwa AFC M23 na MRDP twirwaneho. Umuryango uboneka mu Bwongereza w'abanyamurenge bita Baca, watangiye ubu ngubu kugabukamo ibice bibiri, igice kimwe kijya kuri M23 na AFC na twirwaneho, yego, ikindi kijya kuri Kisekedi. Biravugwa yuko rero hari abantu bari mu Bwongereza cyane cyane bagira uruhare mu byerekeranye no gutera inkunga iyi mitwe ya AFC M23 ndetse na twirwaneho. Batangiyeho kuva kuri M23 ndetse bakava no kutwirwaneho bakajya kuri Kisekedi kubera ko agenda bashuka. Yego. Aha rero baravugamo umupasiteri bita Ruvumbi Justin, asanzwe ngo ayobora urusengero bita Jerusalem Gospel Church, ikorera aho bita Sheffield mu Bwongereza. Bivuga yuko ariwe uri kugira uruhare cyane cyane mu gucamo abanyamurenge bo mu Bwongereza kugira ngo bashyigikire Kisekedi. Bikagaragara yuko rero hari n'undi nayo bafatanyije ariko amazina yatari yatangazwa. Ariko hari undi batangaje kuko bavugamo batatu witwa Rutambwe Bihoza Gedewo. Bavuga ko nawe yabigizemo uruhare gutuma abantu benshi batangira kujya kuri Kisekedi. Noneho hakaba n'undi bita Bienveni Nzabakiza, nawe ari mu bashyigikiye Kisekedi, bituma agenda nyine nawe akora propaganda yo gukangurira abafashaga twirwanaho ndetse na AFC ko badakwiye kujya, bakwiye gufasha Kisekedi. Abandi nabo bari mu bihugu bitandukanye, bari muri Kenya, bari mu nkambi z'impunzi ndetse n'ahandi nabo biravuga ko bagenda bategwamo ibice. Hari abo bari mu gihugu imbere nabo yagiye aho imirimo kugira ngo batangire bagaragaza yuko nta mututsi wicwa, nta munyamurenge wicwa. Barimo uwo bita Alexis Rukema, hakaba n'uwo bita Alexis Rukema, nabo bose bafatanyije na Pacifique Masunzu, barafatanyije nabo mu kugenda bakora gutunga abanyamurenge bakiri mu gihugu, babwiye ko bakwiye gushyigikira Kisekedi kuko ejo cyangwa ejo bundi ngo babereka yuko AFC M23 nta kizabamarira. Yego. Bikavuga yuko rero ibintu nibikomeza mu by'ukuri bizagaragara ko abanyamurenge batishwa kuko abazaba bari mu butegetsi bazajya bavugira leta.
abari hanze nabo bayivugire berekane ko abavuga ko abanyamurenge bicwa ari indambi ariko abakurikirana ibintu hafi bakagaragaza buryo ki abanyamurenge guhera muri 2017 bakomeje kwicwa uburyo imidugudu ituwemo n'abanyamurenge igera kuri 450 yatwitswe kandi igasenywa uburyo inka zirenga 600 zishwe izindi zigasaburwa ibi byose bikaba byerekana yuko abanyamurenge bafite ibibazo by'imibereho kandi bigirwamo uruhare n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Aha rero ibivugwa abanyamurenge bamwe bakataka kwerekana yuko atari byo, bakoresha imbuga nkoranyambaga bahakana berekana ko nta ukorera ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko abatangabuhamya batandukanye bakavuga yuko abanyamurenge bari mu nkambi bagenda bahabwa amafaranga nta Kisekedi cyane ko bavuye bari mu bibazo nyine by'imibereho mibi y'ubuhunzi byanga bikaba bitoroshye, akaba ariyo mpamvu ubona ko aya macakubiri Giseke kitatangiye kubazanamo ashobora kubasenyera. Aha rero abari mu butegetsi urumva bo bafashwe neza kandi babigaragaje inshuro nyinshi ko bashyigikiye Kisekedi kuva kugeza muri diaspora. Rero nawe urumva ko nabyo bishobora gutera ikibazo mu banyamurenge mu gihe batakunga ubumwe byarangira icyo bitaga ku bufatanye kibabereyemo ikibi aho ko kibamarije. Ntabwo byoroshye rwose ndumva niba ari ukuri cyangwa se donc niba ari ukuri atari ibihuha, atari ibintu nyine biri kugenda bikwirakwira gutyo bifite ikindi bigamije, ndumva ibintu byaba bitagiye koroha kabisa. Byasaba kugira ngo abanyamurenge bongere babunge, bongere bahuze ubumwe. Ntabwo ubona biraza gushoboka kubera yuko ubu ngabo niyo bari hanze bagacanamo urumva bashingiye ku nyungu kurenza uko bashingira kuba bafatanya. Harimo ikibazo rero gikomeye kugira ngo bumvikane. Bitagoye niba abari bari mu butegetsi batangiye gushaka abatari mu butegetsi kugira ngo babinyungeho. Ibi biza kurangira abanyamurenge ahubwo ubwo baba basubiranye ko ugasanga bagiye kwicana nk'uko Masunzu yafashe gahunda yo kubica. Niba ari uyo urugamba muri Kivu na Sud Kivu kandi abanyigari bene wabo. Oya, hari n'undi ngo niba yaritwaga nde sinzi, undi musirikare n'ubundi wabaga aho ngaho no afite umutwe witwa Gumamu, ngo niba ari Gumino, kuko ubundi habagayo umutwe witwa Twirwane hakaba n'uwitwa Gumino. Gumino rero wo wabaga wari umutwe ushigikiye guverinema ariko w'abanyamurenge. Ntekereza ko aho ngaho ariho binashamikiye buri urebye neza. Nibyo hari imitwe myinshi. Hari umutwe witwa Gumino nk'uko bivuga. Hari n'umutwe wa Wazalendo ndetse na FDLR. Biravuga yuko hari n'abanyamurenge bari Burayi babitera inkunga. Noneho hakaba harimo n'abantu bavuye mu mitwe bagiye i Burayi kubakangurira kugira ngo bashyigikire aba Wazalendo. Akaba aricyo gituma bakomeza gucanamo. Ubwo rero Vincent, iyo nkuru twayivaho ubwo byinshi tuzagenda tubimenya, dore ko nawe mba nkwizeye mu bintu bijyanye rwose n'amakuru nkanga yo kuyacukumbura, uba wafashe hasi hejuru. Turakomeza dushakishe turebe ikibitera. Ese abari kujya kuyoboka Kisekedi arabizeza iki? Ese abari kuyoboka ASM 23 arabizeza iki? Byose turabikurikirana tumenye ibyo ari byo. Alright, reka tukureke rero Vincent, niba nta yandi makuru wateguye ukomeze utegura ndahubwo uri buze kutugezaho mu yandi masaha. Sawa, urakoze, kadukomeze tushakishe mu nzira zitandukanye uko bimeze mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'inkengero z'uburasirazuba bwa Kongo. Yes, ngo rero yari Vincent muri iki kiganiro cyangwa se muri amasaha twabanaga hano muri iki kiganiro tugenda tureba amakuru agezweho rwose hano muri aka karere k'ibiyaga bigari ndetse na hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero mu by'ukuri barakubwira ngo iki? Barakubwira bati rwose nta kintu na kimwe cyashoboka izi ngabo za FARDC cyangwa se izinyeshamba zakora kugira ngo zibashe kunyeganyeza M23, kuko nubundi yabakuye mu mujyi wa Goma, rero yawubakuyemo ikoresheje imbaraga rero yakoresheje ntaho zagiye.
dusozera bakubwira bati rwose roho nzima mu mubiri muzima. Iyo rero rwose iyo ni Prime Health Infinity, bakubwira bati roho nzima mu mubiri muzima. Ukomeza mugerwa na gahunda za Jeune Official, turabakunda cyane. Sana cha roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'ibibazo bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro, ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Aziya ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 95 05